m'appelle Muhile Louis Antoine. Nari basé muri Canada. Ni connection kuko ngiye ndi businessman hari projet nazanye deja kandi nshaka kugira ngo expanding muri region, so ni connection with other abandi bajene no connecta n'abandi bayobozi bashobora kumfasha wenda ukumva ukuntu bimeze ko ngenda rimaze imyaka 20 ntaza mu Rwanda, so yeah. Abantu turi hanze ntago tuba dufite amakuru ahagije ko igihugu kirihuta cyane. Ayo makuru ntago tugeraho rero on the same speed ku buryo ari gihe dufite ama information atariyo. So ngiye nifuza ko nka RBA, Rwanda Broadcast Agency ya create like international branch, ariko vraiment focus on diaspora, ikatubwira aho ibintu bigeze, kuko otherwise twumva ibintu by'ibinyoma hirya na hariya bigafata umuntu w'umugabo cyangwa se w'umukamikaze kugira ngo uze mu Rwanda kuko utaweze or wahagira ugasanga ibintu byiza birafunctiona. Expectation nangize zari nto cyane, ariko mpageze nsanga ni vraiment beyond. So bituma gusubirayo ukwezi kwakurikira ese ngaruka, ariko mbona ati kimwe cy'umure gikurikiraho na kugaruka kugira ngo project itangire. Yewe umubyeyi wanjye afite case muri Gacaca, so you understand que afite na manda international kuri we ya Interpol. Kuza hangaha ngiye no kunkunda u Rwanda cyane pe, kandi nabo rekuzi ko barukunda. Kuza hangaha urumva ko kuri ngewe no kuri famille yanjye byari ikintu gikomeye urumva, ariko nagize imana ababyeyi banyambwa atoke ngaho genda uturebere ukuntu bimeze. N'abandi ndababwira ati niba ngewe ufite umubyeyi ufite manda imuriho ku mutwe ya Gacaca na Interpol, nkaza hanga nkatangira business yanjye ikagenda nkahumeka nanabyibushye, none se kuki bo bataza koko? Igihugu ni cyabo, igihugu ni cyarenze ibintu by'ubwoko, igihugu ni focus kuri development, ni focus ku bintu bya ku munyarwanda, nkuko abanyamerika bavuga ati I'm American, ushaka kuba Black American, Latin American, whatever you want, ariko they are proud to be American. So nanjye nicyo nahasanze nababwira ati muze murebe ku munyarwanda ubu ngubu you have to live that. So nibaze nta muntu bakurikira ngo bari kubaneka, nta muntu bumviriza, amazi ashyushye arahari turakaraba, njya nitera, donc nibaze barebe kandi bagice batinya. Niba nge nashoboye kuza nta muntu wampoye ibya data, ndakora business nta muntu umpunga, aro nabo ndababwira ati rwose nibaze barebe, niba dabikunda rega ikibuga cy'indege kirahari, hari indege nyinshi cyane bazasubira, ariko I'm telling they are missing something, they have to come and see. It's very important.